Mwaramutse neza banyarwandakazi aho muherereye mu mpande zose z'isi turabashimikije amahoro y'Imana bane namwe tubifurije umugisha gukomeza kubana namwe aho muherereye muri mu mpande enye zose z'isi ndetse na diaspora yacu abadukunda kandi badukurikira. Ni amakuru musanzwe muzi ariko n'ubundi yahindutse kuri uyu musore Semuhungu Eric w'imyaka 38 washakanye n'umuzungu, umugabo w'umuzungu bose bahuje ibitsina, umugabo akaza kuba yatabaruka ari mu gihugu cya Amerika. Baranabasezeranyije bakoze ubukwe nk'uko wagenda ugashyingiranwa n'umukobwa uri umusore, ariko bo bakoze ubukwe ari igitsina kimwe, ari abagabo ku bagabo, ariko Semuhungu yari umugore. Ibyo arabyemerera ntabwo abihakana. Rero Semuhungu mu minsi yashize yataye muri yombi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko yataye muri yombi, ariko mbere gato ntabwo batangaje icyo yaba yaratariwe muri yombi, ariko baje kugitangaza bitewe n'ibyaha akurikiranweho. Ariko hari ikindi kintu cyajemo cyabereye abantu urujijo, gute uyu musore aryamana n'abasore bagenzi be. Nibyo nje kugira ngo tuganireho. Niba ari ubwa mbere ugeze aha, kora hasi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigucika. Ndahari kugira ngo njye mbibagezaho kandi gatanu kuri gatanu, update, breaking news, ibintu byose, amakuru abagezweho ako kanya. Umusore witwa Eric Semuhungu maze iminsi yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibikubiye muri dosiye ye bigaragaza ko hari umusore, wumva ku kantu, hari umusore baryamanye inshuro zirenga 15. Oh my god, baryamanye inshuro zirenga 15. Ibyo wamenya mu gihe gitegerejwe ko hatangazwa itariki urubanza ruzaburanishwaho uyu musore Eric Semuhungu. Icyambere, Eric Semuhungu akurikiranweho ibyaha bitatu mu gihe yarezwe n'abasore babiri. Aba basore babiri, umwe afite imyaka 22 y'amavuko, undi afite imyaka 20 yonyine y'amavuko. Semuhungu akurikiranweho ibyaha birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekana imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyo gusebanya. Uyu musore wa mbere wareze Eric Semuhungu afite imyaka 22 y'amavuko, mu gihe undi we afite imyaka 22 y'amavuko. Urumva, umwe afite imyaka 22, undi afite imyaka 20. Umukuru muri bo n'ufite 22, undi afite 20. N'abana bakiri batoya. Aba basore bombi bamushinja mu gihe bitandukanye bagiye baryamana abanje kubakangisha. Birakomeye cyane. Mwabantu mwe, imyaka 22 n'undi imyaka 20 ni mikeya. Umusore wa mbere ufite imyaka 20 y'amavuko ahamya ko yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina na Semuhungu mu Gushyingo muri 2025, mu gihe undi we amushinja we avuga ko baryamanye inshuro zitari munsi ya 15, ubwo ubwa nyuma agahabwa ko byaba hagati ya Mutarama, agahamya ko byabaye hagati ya Mutarama ndetse na Gashyantare 2026. Mutarama ni kwezi kwa mbere kwa 2026, Gashyantare mu kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Mu ibazwa bya Semuhungu yahakanye ibyo gusindisha abo baryamanye, yemeza ko banywaga inzoga ku bushake ndetse n'ibyo bakoraga babaga babikorera ku bushake kandi babyumvikanyeho. Ku rundi ruhande, Semuhungu ahamya ko ibyo gusambana nabo yabibakoreraga nk'uko nabo babimukoreraga, bityo ko nta gahato kabaga karimo. Ngwiki. Ku rundi ruhande, Semuhungu ahamya ko ibyo gusambana nabo yabibakoreraga kuko ntabo nabo babimukoreraga, bityo nta gahato kabaga karimo. Ibyo gusambana arabyemerera yuko yasambanye nabo kandi ngo nabo babimukoreraga nk'uko babaga babyumvikanyeho kandi ngo nta gahato karimo. Ku rundi ruhande, Semuhungu ahakana ibyo gusangiza
abantu amashusho y'urukozasoni kuko atazi urubuga The Perfect Boy rugaragaramo amashusho 21 y'urukozasoni ndetse atazi uwarumushyizemo admin. Yongeraho ko nta mafoto cyangwa amashusho y'urukozasoni yigeze asangiza abaruhuriyemo, ubwo ndavuga muri iyo The Perfect Boy, ubwo ni groupe. Umwe mu bareze Semuhungu yagaragaje ko uyu yakundaga kumutera ubwoba amubwira ko nadasubira kumureba ngo bongere basambane azabibwira ababyeyi be. Urumva nicyo gukanyisha, avuga ngo natongera kuza nzabibwira ababyeyi bawe. Semuhungu we yabwiye ubushinjacyaha ko ibyo atari ko byagenze, ahubwo ko hari igihe kinini uwamureze yamaraga adatashye, bityo umubyeyi we akamuhamagara amubaza aho umwana we ari. Ngaye nguko rero mw'abanyarwanda mwe, mw'abanyarwandakazi mwe munkurikira kandi mudukunda, ngibyo uby'umusore wanyu Semuhungu akurikiranwe. Twari tuzi yuko yataye muri yombi, tuzi yuko aregwa ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusakaza amashusho y'urukozasoni and so on, ariko ubushinjacyaha bwagaragaje ibyo Semuhungu aregwa. Gusambanya abantu bahuje ibitsina mu Rwanda ntabwo byemewe, ibyo ntabwo tubizi, ntabwo byemewe rwose, ibyo wapi. Ariko Semuhungu numvise yuko mu mwandiko nabasomeye, Semuhungu we abyemera yuko yabibakoreraga nk'uko nawe babaga ngo babiri kumukorera. Eske umuntu ni umuntu mukuru arabaruta. Umwana w'imyaka 22 ntabwo yari akagira imyaka 25, so aba yarangije kuba umwana mukuru, ariko ntabwo aba akiri mukuru cyane. Semuhungu afite imyaka 38 myinshi, ariko undi akaba afite imyaka 20. Ngahi imagine kumva nk'umubyeyi wabyaye ukumva umwana wawe ari muri ibi, ukumva umwana wawe yishora muri ibi. Eske se kuba umutegerejeho umusaruro, umutegerejeho ibi ngibi, ariko turi kujya u Rwanda rwacu turarukunda, ahantu u Rwanda rwiza rureberera, umva nta handi icyaha cyakorewe bakagera kandi bakabona fact. Rero turategereje kugira ngo turebe iby'uyu mugabo, iby'uyu social media. Abantu benshi cyane baramuzi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane social media zigiye zitandukanye. Yasezeranye n'umugabo, ejo bundi yakoze poste yifuriza kuri Valentine Day, umunsi w'abakundanye, yifuriza umugabo we yuko yamubereye umugabo mwiza. Kubona umugabo mugenzi wamwifuriza ngo twagize urugo rwiza, bumva wayi ibyo bintu ni ibiki. Ariko ngaye nguko uko byifashe, ariko reka dutegereze ikizavamo, tuzagenda tukibagezaho kandi tukibamenyesha. Kandi muri gukora uko turi kugenda tuzamuka, turi kugenda tubona abantu benshi badukunda, badukurikira, muduhereza support runaka, mudushyigikira, muduha like, muduha subscribe, mugomeze mudukandireho kuri Rwanda Plus, tugomeze kugera kure kandi bibe byiza cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwese mudukunda. Niba utameze neza, ihanganira ubuzima aka kanya ushobora kuba urimo. Mw'isi niko bimera, mw'isi tugira ibibazo bigiye bitandukanye, mw'isi habamo agahinda kenshi, mw'isi tugiramo umubabaro mwinshi, mw'isi dukora ibyangwa n'amaso yacu, mw'isi ni byinshi cyane, ariko Imana niyo ya mbere mu buzima. Imana niyo ya mbere igomba kudushyigikira kugira ngo bigende neza. Rero wowe urwaye ufite ibibazo bigiye bitandukanye, Imana ikugirire neza kandi kwitamurure. Abana uyu munsi barajya ku ishuri, abana uyu munsi barajya mu masomo, amasomo meza ku bana, kandi ababyeyi Imana ibashyigikire, abana babo babashe kugera ku masomo, bigende neza cyane, kandi Imana ikomeze kubareberera neza kandi cyane. Ngaye nguko rero ibya Semuhungu wanyu uko byifashe. Semuhungu yiyemerera yuko yashakanye n'umugabo w'umuzungu hariya mu gihugu cya Amerika, bakanasezerana, umusore mugenzi, umugabo mugenzi we akasezerana. Birababaje cyane, birababaje, ariko
nta kundi niko twabibonye ngahe nguko umunsi mwiza kandi murakoze cyane kudukurikira.